bakunzi ba Rwanda Memory TV, muri aka kanya turabasuhuje aho muri hose ku isi, abari kutureba ari mu gitondo, abari kutureba ari nimugoroba cyangwa ku manywa bitewe n'aho uri, mwese turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Muri uyu mwanya rero tugiye kubaganiriza byinshi bitandukanye. Nkuko mubibona imbere ya kamera za Rwanda Memory TV hari abakobwa batatu, n'urubyiruko bagiye kutuganiriza ku bijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko rw'Abanyarwanda, uburyo hirya no hino ku mihanda byitwaye. Rero tugiye kujya tuganira buri munsi kandi tubagezaho byinshi bitandukanye, amakuru ndetse n'ibindi byinshi, amateka, politike n'ibindi kuri Rwanda Memory TV. Reka rero dutangire twibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Fidelite Abimana, tuzajya tubana kenshi kuri Rwanda Memory TV. Ntimugacikwe ibiganiro bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho. Murakoze. Murakoze, nitwa Ibitekerezo, nitwa Ibishaka Zawadi. Tuzajya ibiganiro bitandukanye kuri Rwanda Memory TV. Ntimugacikane. Rero tugiye gutangira tubaganiriza, tugiye kuvuga ku bintu bisanzwe bibaho mu buzima busanzwe, ibintu bimaze iminsi birimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uko turi batatu tugiye kubivugaho, turebe ikintu gikwiriye, ese nkatwe nk'urubyiruko dukwiye kwitwara gute muri ibyo bikorwa birimo biragenda bicaho mu buryo butandukanye. Ese wowe uri muntu ki ku buryo icyo gikorwa uzagicamo kandi ukagicamo neza? Murakoze, reka twakire Zawadi atangire, hari ibintu bimwe na bimwe atubwiraho. Zawadi, turakwakira ikintu tubwira. Murakoze, natwe urubyiruko nitwe dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Rero biradusaba kugira ubwenge kugira ngo tutazagwa mu bishuko kandi tuzi ko turi gukora ibintu bizima. Ikindi nyine tujya tubona amakuru atandukanye kuri za social media, kuri Instagram, YouTube n'ahandi hose ku bantu babikoresha. Hari amakuru amaze iminsi acicikana y'abantu babyinnye mu kabari, bari basanzwe babyinira mu kabari bambaye ubusa. Rero ikintu ngiye nk'ubwanjye ndi kubyumva, numva ko ibyo bintu bidakwiye, ko kuba wafata umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu ukamujyana ukagiye kumushyira imbere y'abantu ukamubyinisha yambaye ubusa ngo ari gukorera amafaranga. Urubyiruko hari ubundi buryo numva twakorera amafaranga ko tutagiye gushyira ubwambure bwacu hanze. Rero ngiye ukuntu mbyumva, numva ko ibyo bintu ntabwo bikwiye muri sosiyete yacu nyarwanda. Dushingiye no ku muco wacu, tugomba kwihesha agaciro cyane cyane nk'urubyiruko, kuko nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe mbaraga z'igihugu nk'uko bajya bitubwira. Ariko ngiye ndumva nta kibazo, kuko buri wese afite uburenganzira bwo gukorera amafaranga mu buryo ashaka, kubera ko wowe ushobora gukora amafaranga ukoresheje umutwe, n'abandi bakoresha imbaraga kugira babone amafaranga. Uburyo wakwifata wowe ukagenda ukajya ari imbere y'abantu ugakuramo imyenda, ariko ukumva ikintu cyo gukuramo imyenda ukabyina hariya, ese umubyeyi wakubyaye ye abibonye umva ko byamutera ishema? Erega impamvu mubwira gutyo, kuko twese ntabwo dufite amahirwe yo gukorera amafaranga mu buryo bumwe. Wowe ushaka kuba ufite ubwo buryo buciye bugaragara, ese byose ibyo binyuze mu mucyo, ariko njyewe atari ko meze. Ngiye nshobora kujya imbere y'abantu nkikaraga akaba ariko ndibona amafaranga, ariko utambaye ubusa. Njyewe nkurikije ukuntu nabibonye nuko byarangiye, urugero rworoshye. Nimba leta yaraje kubona yuko abo bantu barimo kubyinira aho ngaho mu kabari, ntabwo ari ubwa mbere bari bahabyiniye. Kwa Makabebe nimba hari hasanzwe hari akabyiniro, hanyuma uwo munsi hakaba aribwo havuka icyo kibazo cy'uko hari abantu babyinnye bambaye ubusa. Ese koko birakwiriye yuko umwana w'umukobwa noneho w'umunyarwandakazi ajya kubyina yambaye ubusa noneho imbere y'imbaga y'abantu? Ese abantu bari bahari babitekerezaho iki? Ese tuvuge nk'urugero, ugiyeyo umubyeyi wawe araje aragusanze urimo urabyina wambaye ubusa,
buri ngiye kubyina sinjyanze nta kibazo pe kubyina nanjye nabyina nawe wabyina buri muntu wese yabyina ariko se uri kubyina umeze gute ese wambaye bisanzwe nk'uko babyinaga bambaye n'ubundi mbere ntabwo byakunda yuko ubyina ayo mafaranga ukayakorera ni wowe dukubaza byemeye ukuntu nyine wari kuvuga impamvu ngiye nari ngiye comment mvuga ngo buri wese afite uburyo bwo gukorera amafaranga mu buryo ashaka ntabwo nk'abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi ntabwo twemerewe kwambara ubusa ariko kuko nta yandi mahitamo ahari ugomba kwambara. none se ntabwo tuzi ababyinnyi benshi babyina ba Shakira ba Benda ba T-Brown barabyina bakinjiza amafaranga tukabibona mu bitaramo bigiye bitandukanye kuki wumva ko gushyigikira kwambara ubusa kubyina mu namba busa aribyo washyira imbere kandi numva bajya hari ibintu byahita ngo bya black market ngende kumva nyine ari nk'inzira y'umwijima cyangwa ari mu buryo bw'umwijima bitewe no kubibaza kandi batwigisha ko tugomba gukora ibintu biciye mu mucyo ukiribu yaje ikabafata ikabajyana nimba abyemeye nyine buriya ikintu cyose ukora hari ubwo kigira iherezo nimba barabafashe of course birumvikana kuko aba bari gukora ibintu binyuranye n'amategeko yacu ariko ntabwo bigeze babikora kuko babishaka ahubwo ni ubuzima bwatumye bajya imbere nta muntu yishimira kwambara ubusa nkunze kuvuze ngo ntabwo byari byemewe n'amategeko yose kandi ubundi ikintu cyose uboneramo amahoro ukora ukumva kirakunyuze ni uko ugikora mu buryo buri bwiza abantu bakabikunda leta ikabira ikabishyigikira rero kubera ko babikoraga bihishe bumvaga ko bari mu kintu bitemewe rero numva ko tutagomba kugira ngo twerekane ubwambure bwacu rega tuzashaka ntabwo tuzaguma muri ubu buzima ni gute umwana wawe azumva ngo mama wanjye yabyinaga mu kabari yambaye ubusa urikumva uri kubaka story yawe nziza erega n'abo bose babyinaga mu kabari si uko badatekereza ko bafite umuryango iki ariko byose twemera ko ibibazo bigukoresha ikintu utigeze utekereza gukora ikiyede kirahari ntagomba kugenda kubyina wambaye ubusa aribyo bizagaburira abo bana hari n'akandi kazi kagaburira abana bari kutagiye kwambara ubusa ariko muri ikintu cyo kwambara ubusa reba ari mama wawe cyangwa ari umuvandimwe wawe sibyo ukinjiramo wasohotse uri kumwe n'inshuti zawe mwasohotse barabizi ko ari umuvandimwe wawe bagiye kubona ko nababoneye kuri podiyumu umuvandimwe wawe ari kubyina amabere hanze byose hanze imyanya y'ibanga yose hanze urambwira ko waba ukihagumye cyangwa mu rwego rwo kugira ngo woroshye ibintu udakorwa n'isoni wakata gutya atajyana umenya ko muvukana ukagenda mubwire kuri icyo kintu mwe muri kumva bivuga ubusa ngo nawe wumva ubusa buri ntabwo bari bambaye ubusa buri none se wenda reka nkubwire ikariso ihisha imyanya y'ibanga isutiye sibyo kandi ikindi cyongeyeho rero twese ntabwo dufite amahitamo mu ishuri icyo kiyede cyaba gihari wagikora ese wowe ufite abana babiri sibyo ukeneye kwishyura inzu abana bakeneye kujya ku ishuri ukeneye kubitaho bakeneye kwambara mbese wowe uri papa wawe na mama wabo sinzi impamvu wowe utari kumva ko icyo kintu cyo kujya kubyina imbere y'abantu wambaye ubusa utagikora ibyo bintu bimeze gutyo nubwo nanjye ndi kubivuga gutyo ntabwo numva ko bikwiye kujya imbere y'abantu ukambara ubusa sibyo iyo mirimo nimba inahari nk'uko wabivuze ubushomeri buratwishe urubyiruko babuze ikintu bakora bamwe bari kwirirwa dukora challenge kuri TikTok abandi hepfo ibintu yarabuze leta y'u Rwanda ibibona kandi itemeranywa neza n'ibyo bintu ni gushakira ibintu gukora ariko leta itwigisha buri gihe kwihangira imirimo ntabwo tuzajya gutega amaboko leta twumva kwirukanka tugashaka kandi tugashaka ibintu bituma tugaragara neza nyine bigaragara ko turi inyangamugayo bitangiza amazina yacu n'amasura yacu n'iby'igihugu kandi n'igihugu muri rusange kuko ibintu tuba dukora ni ibintu birebwa n'abantu bose ibintu umuntu azandeba akanyigiraho ikintu ati zawadi nubwo mureba nubwo akora ibintu bisa ariko ibintu bye abikora neza ntawe nibakureba bavuge ngo Janvier ibintu bye abikora neza ntibazavuga ngo
runaka turamwanga kubera ibintu avuga, usiko ari ibintu ukora wagira ahantu ubwawe ukagira n'isoni zo kuhagera. Rero rwose njyewe numva ko n'utundi dusigaye ahubwo natwe bagenda badushake badufunge, cyangwa bo ubwabo bibwirize barebere kuri bagenzi babo bakora ibyo bagomba gukora bikwiriye. Ariko rero Zawadi hari ikintu uri kwirengagiza nk'uko Janvier abivuze, aravuze ati ntabwo bikwiriye pe, nk'umunyarwandakazi ntabwo bikwiriye kujya hariya imbere ukajya kubyina wambaye ubusa. Nibyo koko ntabwo bikwiriye. Kuba rero bariya barabikoze ntabwo ari uko babuze imirimo bihangira, ahubwo ni ukubera yuko hari impamvu runaka yatumye bakora kiriya kintu. Ahubwo ese nka leta y'u Rwanda yo ikunda abanyarwanda ndetse igakunda buri muntu wese utuye mu Rwanda, ese nimba abo bantu yarabafashe koko ni ikihe kintu igiye gukora kugira ngo hatagira n'undi mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu nabo reka bishoboka ko bajya kubyina bambaye ubusa ubwo muri icyo kintu ujya gukora ikintu n'icyo ngicyo? Erega ibyo bintu bimeze gutyo, nubwo nanjye ndi kubivuga gutyo, ntabwo numva ko bikwiye kugirira abantu kwambara ubusa. Sibyo, iyo mirimo nimba inahari nk'uko wabivuze, leta ubushomeri buratwishe, urubyiruko babuze ikintu bakora, bamwe bari kwirirwa dukora challenge kuri TikTok, abandi hepfo imirimo yarabuze. Leta y'u Rwanda ibibona kandi itemeranywa neza n'ibyo bintu, ni gushakira ibintu gukora nk'urubyiruko, hanyuma izo ngeso tuzirinde, twe tubone n'icyo dukora. Ariko leta itwigisha buri gihe kwihangira imirimo, ntabwo tuzajya gutega amaboko leta, tugomba kwirukanka tugashaka kandi tugashaka ibintu bituma tugaragara neza, nyine bigaragara ko turi inyangamugayo, bitangiza amazina yacu n'amasura yacu kandi n'igihugu muri rusange, kuko ibintu tuba dukora ni ibintu birebwa n'abantu bose. Ibintu umuntu azandeba akanyigiraho ikintu ati Zawadi nubwo mureba nubwo akora ibintu bisa, ariko ibintu bye abikora neza. Nawe nibakureba bavuge ngo Janvier ibintu bye abikora neza, ntibazavuge ngo runaka turamwanga kubera ibintu avuga, usiko ari ibintu ukora wagira ahantu ubwawe ukagira n'isoni zo kuhagera. Rero rwose njyewe numva ko n'utundi dusigaye ahubwo natwe bagenda badushake badufunge, cyangwa bo ubwabo bibwirize barebere kuri bagenzi babo bakora ibyo bagomba gukora bikwiriye. Ngendeye ku bintu Janvier yari arimo aravuga, mu by'ukuri pe hari igihe umuntu aba yagura avuga ngo kwihangira imirimo, erega nta muntu udashaka kwihangira umurimo. Buri muntu wese kwikorera aba yumva nyine byamubera byamushimisha, ariko hari igihe n'ubwo buryo bwo kuba yakikorera bwo kuba yakicara, ashobora kwicara agategura umushinga, birashoboka cyane, ariko uburyo bwo kuwushyira mu bikorwa bikagorana. Ahubwo kubera iki leta y'u Rwanda ikunda abanyarwanda, kubera iki kugira ngo abo bantu batazongera cyangwa n'abandi ku ruhande batazongera gukora ikintu nk'icyakozwe mu kabari, sibyo, bakabyina bambaye ubusa. Erega hariho n'ibindi byinshi bakora kandi bitari byiza, sibyo, kugira ngo rero icyo kintu kitongera kubaho. Ese kubera iki leta idashobora kuvuga iti twabafashe murimo murabyina mwambaye ubusa, sibyo, nta kindi cyaha mwarimo murakora usibye kubyina mwambaye ubusa kandi bitemewe, bitari mu muco nyarwanda. Ese kubera iki idashobora kuvuga iti reka tubicaze tubaganirize bano bantu, tumenye impamvu iri gutuma bakora iki kintu, tumenye ikintu kiri kubibatera, sibyo? Ninde usanga Zawadi yaragiye kubyina yambaye ubusa, cyangwa tugasanga Janvier yaragiye kubyina yambaye ubusa kubera yuko nta mafaranga afite ngarabona igishoro cyo gurira ikintu akora runaka, sibyo? Akaba afite umushinga kandi akaba abona wamubyarira inyungu, ugatuma abaho ndetse akanabaho neza. Kubera iki tutareba uburyo bushoboka twamufasha uwo mushinga akaba yawukora, sibyo? Ikindi nyine ibyo ndabyemera, ibyo urimo uravuga byo kuba bafunga n'utundi tubari tubikora, gihe tubaye tunahari ntekereza yuko bakabaye nabo baraboneye isomo kwa mama Kabebe nabo bagafunga utubari twabo, sibyo? Ariko nimba hari n'uduhari, leta y'u Rwanda ikatumenya, nawe ukatumenya, buri muntu wese abijisho rya mugenzi we,
ushobora no kuvuga uti reka tuvuge kano kabari kubera yuko bakora amakosa ameze gutya nako gafungwe sibyo ariko se ba bantu bagiye kubaho gute ba bantu bahakoreraga bagiye kubaho gute ba bantu bajyaga hari bakabyina bambaye ubusa bagiye kubaho gute ikintu ntekereza ahubwo cyabaho nuko bakicara bakareba abo bantu barabyina bambaye ubusa kubera iyihe mpamvu sibyo nimba hari impamvu ifatika akaba hari n'uburyo bwo kubafasha bakaba bava muri ubwo buryo bwo kujya kubyina bambaye ubusa ubwo buryo buboneke bufasha abo bantu nabo nibongera bakagaruka mu kabyiniro bambaye ubusa kandi mu by'ukuri hari uburyo bushoboka bwo kubafasha bwabonetse abo bantu pe bahanwe by'intangarugero aho ngaho ndakunda ariko tugarutse nk'uhari urugero urabona bano bazunguzayi uribuka ukuntu bigeze gusakuza ngo ntabwo bafite uburyo bwo kuba babona uko bubaka isoko leta ntibagire gute ntibubakire amasoko barabubakiye ariko ugeze mu masoko atandukanye bagiye babubakira wasangamo bangahe ibyo ndabyumva nuko rero leta nta kuntu iba itatugize kuko yaduhaye kwidagadura pe bishoboka ukumva ariko natwe hari ukuntu tugenda tukabigendamo nabi nanjye niyo mpamvu navuze ngo niyo mpamvu nanjye nongeyemo akantu ko kuvuga ngo nibaramuka bongeye bakabafata bwa kabiri ariko hari uburyo kibabanjije kubafashamo bakongera bakabafata hazabeho igihano none se abazunguzayi ubona mu muhanda nibirirwa babirukankana babafata njye mbura nabo babacengana n'abapolisi abazunguzayi nyine nabo akaza akajya none kuzunguza kandi azi ko ibyo ari gukora ari amafuti nyine nabo baba bari muri risk barabizi ko bari muri risk kumufata abagomba kugira gute kuryozwa ibyo arimo arakora kubera ko arabizi yuko ibyo ari gukora ntabwo bikwiriye icyo abikora ari amafuti kandi azi ko agomba kugeza rero n'uwo ngabo n'abo ngabo leta ibafashe ikaba ngiye kubafasha nkeka ko ubundi nyuma bagaruka bakabahana by'intangarugero none rero mu rwego rwo kugira ngo tworoshye ibibazo tworohereze na leta reka tuvuge ngo ntago bikwiye iyo tugomba kugenda ngo tugende tubyine ngo twishyiremo ngo nibadufata bazadufasha n'abandi barabiboneraho babikore ati nzavuga ko nabuze ubushobozi bagende bagire gute agenda ajye kubyina yambaye ubusa ngo leta izamufasha nanone kandi twe kwirengagiza ko mu muco wacu nyarwanda kwambara ubusa ntabwo bikwiye erega natwe ntabwo twavuze ko bikwiye Jean Pierre yavuze ntabwo bikwiriye kuba barabikoze ntago ari uko byari bikwiriye ahubwo nuko nta bundi buryo bari bafite mu muco nyarwanda nta mwari wambara ubusa oya si n'umwari gusa umusore yarango yambara ubusa ahubwo icyo navuga nanone leta igenda iduha ubwisanzure cyane ikaduha kwisanzura tukishyira tukizana urugero urabona interinete mu Rwanda imaze gusakara hose cyeka nta hantu hamwe hatagishyika interinete ariko nanone iyo interinete none ugasanga turi kuyikoresha nabi ugasanga turi kuyikoresha ibintu bitemewe dushaka kugonganisha abantu urugero hari saga maze iminsi nibonera njya kuri telefone nkatambuka nkabireba saga y'ukuntu abantu mwaza akavuga ngo wowe muhaye ikiganiro yenda turi hano turi mu kiganiro yenda nkahita nkubwira ngo nujya kwa Janviere ntabwo uzangarukira kuri channel kandi mu by'ukuri interinete dufite niyo kugira ngo idufashe gucuruza tubone amafaranga ko natwe turi hano turi gushaka iki amafaranga ariko nimba nkunje nakubwira ngo ntabwo mbere kujya kwa Janviere kumuha ikiganiro uko icyo kintu kandi nuza nujya kwa Janviere azakwishyura nanjye nakwishyura urukumva ko uri kubihomberamo nanone ugasanga biri gutuma urubyiruko dukoresha interinete nabi nimbona uriya ahanganye n'uriya nzabona ko ariko bigomba kugenda mbone ko tugomba gukurira mu isi yo guhangana batangiye kwiremamo ibice ngo bariya
big energy abashu ubone nyine ntabwo uza uherereye ugenda ajya hari nyine usanga biri kuza nyine biri kutuvanga natwe mu mutwe ntabwo tuzi ngo internet turi kuyikoresha gute turi gukurema iki mu gihugu rwose urambwira ngo nimba umuntu avuze ngo turaba big energy undi akaza ngo abashu ariko ngendagira nkubaze akabazo gatoya k'amatsiko kuri ibyo bintu muravuga ngo aba big energy abashu ndi kubyumva aba big energy ni abantu bari ku ruhande rwa yago sibyo abashu nabo ni abari ku ruhande rwa jihad niko mbitekereza cyane yuko ari nako biri none ikibazo nyine nge n'ubu ntabwo ndabyumva wowe ni ukuvuga ngo ngewe fiye nkajya gukora ikiganiro kwa jihad akambwira ati wowe fiye ntabwo wemerewe kujya gukora ikiganiro kwa yago ntabwo uzagaruka n'ujyayo mu by'ukuri n'ujya ahantu hombi uzinjiza uzabona amafaranga winjije ariko nureka kujyayo uzinjiza uzaba uri guhomba nanone ukumva ko ni umwuka mubi ibyo bintu biriho bari gukura ngewe ibyo bintu by'aba big energy cyangwa se abashu kuri side yanjye ntabwo njye numva ko byagakwiye kubaho kuko twe turi abanyarwanda tugomba kunga ubumwe tugashyira hamwe twumvikana ni uko nguko nyine urabona twebwe tubareba tunabakunda tunabakurikirana nimba umuntu wamukundaga ukabona atangiye kuzana ngo twe turaba big energy hariya ngo ni abashu iki n'iki wowe nk'urubyiruko uramutse nyine urabareba muri wowe ubona ko hari bikwiye ibintu bari gukora cyangwa ubona ko hari icyo bagakwiye gukora basi bakerekana ko u Rwanda turi abanyarwanda twese tudakwiye kurangwa n'ibintu byo kugira byo kuvuga ngo twirememo by'ivangura cy'amacakubiri twirememo ibice kuko cyane cyane ko tugomba gusenyera umugozi umwe ngeza wongeye n'ubu ndakibaza ikibazo kimwe kandi nawe ndacyarimo ndakikubaza ese koko aba big energy sibyo hari umuntu wenda tuvuge hari umuntu usabe yigeze abwira ati wowe ndakubujije ntuzigere ujya gutanga ikiganiro kwa jihad cyangwa aravuga ati ntuzigere ujya gutanga ikiganiro kwa big energy ibyo bintu byarabaye biriho koko byarabaye urwego rwo kugira ngo mufashe ubyumve neza nanjye nta makuru nagiye nibonera ku mihanda ku mihanda nanjye njya mu mareba avuga ukumva ariko nimba ari amakuru koko wajya ubona byanze bikunze ubwo ibyo bintu biri kuko nta nkuru ivugira baravuga ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa noneho rero njye ariko ukuntu ndi kubyumva koko nimba ibyo bintu byarabaye ni amakosa pe kuko nimba bavuga ngo twihangire imirimo njyewe nka creatinga channel nyuzaho ibiganiro nkaba mfite uburyo bwo kuganiriza umuntu nkaba mfite uburyo bwo kuba navugana nawe nyine akaba yakemera akaza akampa ikiganiro kubera icyo wumva ko wabimubuze ese kubera icyo umubwira ngo nagenda ntazagaruke iwawe ese ntuzaba ukeneye amakuru n'ubundi wari kuzamukuraho ntekereza yuko ibyo bintu bitari bikwiye ntabwo bikwiye ariko njyewe numva ko twese bitewe n'uko turi gushaka gutera imbere dushaka u Rwanda ko rutera imbere kuko ntabwo ari abanyarwanda bonyine babireba n'abari hanze y'igihugu barabireba nibabireba bazabona ko u Rwanda muri rusange rurahangana urumva icyo kintu bigaruke ku gihugu cyose kuri mu muturage wese bigende natwe bitugiraho ingaruka bahore batureba mu ishusho mbi y'uko duhanganye aricyo kintu tubaye ngaruka kwiga ibintu gato twese abantu bakoresha social media hitira dukora nk'uko uri kuvuga ngo big energy n'abashu buri wese ari kubivuga mu rwego rwo kugira ngo ushinde hit awe twumva cyane ariko igihe cyiza numva bakora ibintu byose tugiye tubikora nta kuvuga ngo ushaka gusumba mugenzi wawe ibintu byagendera mu murongo byajya ku murongo twese tuvuze ngo tugiye gushyira hamwe tukavuga ngo ntawe ushaka kugenda ngo ajye hiti cyangwa njye igihe mba mbona wagira ngo ntagatwiko biberemo wagira ngo badushyushye mu mutwe
bazaze ngo ni prank twabakinira dore ko prank zabaye prank. Nk'uko wari ubivuze hari igihe ushobora gusanga ari prank ariko ntabwo bishoboka, ntabwo biriya bintu byo byaba prank kuko nta kuntu mbwira ngo bakora prank umunsi ukarangira abantu bataramenya yuko icyo kintu ari prank, ntabwo bibaho. Noneho njye mporana nibaza ese kubera iki nimba social media sibyo, urugero nk'abantu bakoresha YouTube cyane, ese niba uzi neza yuko wateguye prank urimo urabeshya abanyarwanda gute wumva yuko wababeshya ku kintu rusange bahuriyeho? Nimba ari prank nibe hagati yawe n'umuntu murimo murayikina, ibe irangire tunabimenye ko ari prank, n'uwo muntu mwakinanaga bimenye ko ari prank uri kumutegurira, ariko se urahereza audiences prank, uraba prankinga kugira ngo bigende gute, kugira ngo bifate gute? Ntabwo ntekereza yuko icyo kintu, ntabwo ntekereza yuko social media arizo zo kujyaho prank, hano no guprankinga umuntu mutari kumwe, ese wabugamije iki? Urugero rero rwihuse ariko abantu ntabwo ndi bubavuge umutekano wanjye uri kumva. Njyewe niboneye ikiganiro nakibonye kwande, umugore yaragiye ajya kuri kamera ararira ngo yashwanye n'umugabo we yamwanze ngo yamutaye yagiye mu ndaya, uri kumva ararira bitera urusaku. Abagabo bamwe n'abandi bagiye bamugirira impuhwe bakajya bamuhereza amafaranga ngo arara abana, nyuma ngo byari prank. Abivuga kuri social media, Yes. avuga ko yari prank, Yeah, abantu baramwohereje amafaranga, abantu umugabo wahari Hari bataranashwanya atarigeze anajya kureba umukobwa. yarabipanganye, ubwo ni ubujuru, Yarabipanganye. ubwo ni ubujuru bamufate. Yipanganye n'umugore we bashyiraho icyo kinyoma kimara n'iminsi giyitinga, nyuma ngo byari prank kandi yararize. Prank ahubwo bazica. Nyine prank zitugiraho ingaruka ko ntabwo tumenya ukuri, ntabwo tumenya ngo uri mukuru ninde, uri mu kinyoma ninde, uri kumva. Urugero nanone rwa hafi, ingero zo ndazifite. Reba dore Mbega yararwaye, ararwara bifatika, ariko abantu bakavuga ngo ni prank. Prank yaramaze iminsi agenda aba birinda bigira naho yitaba Imana, nabwo abantu barikanze bavuga ngo ni prank ariko kubakeneye Yapfuye ni prank. ngo njye nanjye nagize ngo ni prank, arimo ko nabonaga ngo ibintu byose ari prank, ariko ntabwo njyewe nzi ukuntu byari bimeze. Naje kwemera nyine ko yitabye Imana, gusa nyine Imana ikomeze imuhe kuko ridashira. Gusa nyine ikintu numva ni uko prank zacika kuko zituma tutamenya ikintu cy'ukuri cya nyacyo. Oya, prank gucika byo ntabwo wavuga ngo zicika kuko buriya hari n'abantu rigabura abanyarwanda, uretse n'abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda hari abantu bakunda prank. Wenda reka tuvuge mu Rwanda kubera ariho turi, sibyo? Birashoboka cyane yuko njye nagutegurira prank. Njye sinjyana nemera yuko bari abantu bategura prank bazikora bataziteguye. Njye nawe nimba tugiye gukorana prank ukaba ubizi yuko ari prank tugiye gukora, kandi tugasoza audience bamenye ukuri aho guherereye, sibyo? Byaba ari byiza kurusha kuko bituma n'ikindi gihe babonye hari inkuru iri gutrendinga kuri wowe babyumva yuko atari prank, kubera yuko nturi kumwe n'umuntu mwateguranye prank. Rero kuvuga ngo biriya byuko Mbega yapfuye abantu bakivuga ko ari prank, ni ukubera yuko hari prank bari barakoze ariko bayikora ari prank itarangira, dukomeza turi muri prank. Nimba ukoze ikintu gikore kirangira. Kandi ikindi ni ukuvuga ngo hari nk'abantu kenshi abantu bakoresha social media like nka YouTube channel, abantu bazikoresha bakunda gushiramo prank pe. Nimba ari YouTube channel ya prank yigiriye prank, abantu babe babizi yuko ari ya prank. Nimba ushaka kunyuzaho ikindi kintu ukinyuze ku yindi YouTube channel kugira ngo abantu bazatandukanye prank n'ukuri ko ibintu birimo biraba. Ibyo ngibyo nabyo ntekereza byadufasha. Nanone prank ubundi kunjye nari mbimenyereye, nabonaga ari ikintu cyiza gishaka kwigisha abantu. Yes, uko society, uko abantu babana, uko ushobora kubaho utabangamiye mugenzi wawe, birashoboka cyane kuko harimo inyigisho. Niyo mpamvu nanjye navugaga ngo ntago twazireka. Ariko Janvier urayivuga ikintu bya prank.
njyeweho none ubusanzwe ntabwo nemeranya na puranka kubera ko puranka zituma hari wowe navuga ngo hari umuntu ukorera puranka bikamubabaza bikabitanamuvamo we niyumve ko yari ikintu akumva ko byabiseriye rero iyo abantu ushobora gukora ikintu cya puranka nanjye ubwo ndi puranka ikintu cya puranka nanjye ntabwo ntabwo ariko puranka reka mubwire impamvu nari ndimo ndavuga ngo puranka kuzikora hagati y'abantu babiziranyeho niyo mpamvu nanjye nongera akantu ngo babiziranyeho birashoboka cyane kuko njye nawe tubiziranyeho yuko tugiye gukora puranka akaba ari acting sibyo wowe ukaba uri bwa acting ukababara bakabibona ko wababaye ariko nyuma bakamenya ko byari puranka nawe twatangiye ku acting ubizi neza yuko ari puranka nabyo byaryoha kandi bigatuma abanyarwanda biga ubuzima bwinshi uburyo ushobora kubana n'umuntu kandi utamubangamiye sibyo se yego nibyo ko nanjye arizo nagiye mbona zikanyigisha ariko n'ubundi puranka abantu baba babivuganye nyine akabikora ari acting naho gukora umuntu ikintu nka kimwe utamuteguje siko hariho n'umuntu uba urwaye umutima puranka zose abantu bakora ntabwo hari yego hari umuryango tuba tuziho ko bakora amapuranka abo tuba tubazi ko bakora amapuranka twe nanone ugiye gukorera umuntu puranka wenda umuzi iki wari kugira ngo urebe nyine ukuntu amamosiyo zizamuka ibyo nta mirimo urumva ibyo puranka nanjye ntabwo mbizi kabisa kuko ariko reba baje bakakutuzi uzi ko ari umuntu puranka ngo runaka yapfuye ntabwo ibyo ngibyo bibaho iyo ntabwo ari puranka mani iyo ntabwo ari puranka baba babivuganye babivuganye sava nyine nyuma akazi ko ati nyuma ukaza kumva barigaye babivuganye sava ariko tutabivuganye kavuga ngo runaka yapfuye sha nanjye sinzi ariko iyo babivuganye nyuma bashaka kugira ngo barebe ese ikintu nk'iki kikubayeho kigutunguye byagenda wabyitwaramo gute wabigenza gute ni gute nyine wabyakira kugira ngo nyine bitaza gutuma nawe ugira ikibazo ariko nibyo ubundi njyewe ntekereza ko puranka tutanazitinzeho cyane ariko abantu bakora puranka pe njyewe sinababwira ngo bareke kuzikora ariko nanone korera umuntu puranka mubiziranyeho ko ari puranka ugiye kumukorera aba abizi kuri muramukorera puranka hanyuma w'ikintu azakora kugira ngo twebwe turi gukurikirana iyo puranka tuyikunde tunayirebe tunakuremo amasomo menshi y'ubuzima tunakuremo ese iki kintu kikubayeho wowe wabyitwaramo gute nk'uko habaho abakinnyi ba filime uko bakina acting nimumara kuyakitinga mutubwize ukuri ko yari puranka ibyo ngibyo bizoroha kandi bizanadufasha ego byaba byiza cyane kurushaho kuko hari ibyo dukuramo bikatugirira akamaro bikagirira n'akamaro igihugu muri rusange rero numva ko tutagomba gufata ngo dukore puranka mu rwego rwo gushaka guhahamura abantu hanyuma mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ikintu tugomba kumenya ni uko muri twebwe nk'urubyiruko cyangwa abanyarwanda rusange bakurikiye Rwanda Memorial TV tugomba kugira urukundo tukarangwa no gukora dukoresha ibyo dufite neza tukabibyazamo umusaruro ufatika apana kubyazamo umusaruro utuganisha habi nimba ari n'izi interineti tuzikoresha mu buryo bwiza apana kuzikoresha mu rwego kugira ngo twicemo ibice turemamo amacakubiri ikindi nanone nimba dukora puranka dukore puranka zifite inyigisho zigamije kwigisha sosiyete nyarwanda cyangwa no hanze yayo hanze y'igihugu no aho turi hose gukora ibintu byiza bitanga inyungu ku gihugu cyacu njyewe uko mbyumva twese tugomba kujya dukora ibikorwa bidatuma tugongana leta cyane kugongana leta ntabwo byoroshye pe tugomba kujya dukora ibikorwa bidatuma tugongana na leta cyane tugashyira imbaraga mu byo dukora kuko nibyo biduteza imbere bigatuma tubaho neza kandi tutanduranyije na bagenzi bacu tugakora ikintu tutiteza umwiryane hagati yacu kugira ngo kidufashe kimfashe twese kidufashe
murakoze cyane. Njyewe rero ikintu ntekereza icya mbere twimakaza umuco wacu, umuco w'abanyarwanda. Ibyo bizatuma uticara ngo utekereze yuko kujya mu kabyiniro kubyina wambaye ubusa ari byo bizatuma urya, sibyo? Nushyira hanze umuco w'igihugu, umuco twasanzeho, umuco nyarwanda, bizatuma ubaho neza, ukunzwe ndetse unakunditse, sibyo? Ikindi cya kabiri ntekereza, mureke twihangira imirimo, twirinde amacakubiri. Nk'uko muzi ibyabaye mu gihe cyashize mu Rwanda, mureke dukoreshe ibyo dufite, tubikoreshe tubibyaza umusaruro, apana kubikoresha wumva yuko wasenya mugenzi wawe. Icyo ni ikindi cya kabiri. Icya gatatu, icyo navuga nko kubigendanye na planka mureke tuzikore, ariko tuzikore mu buryo bwiza, mu buryo bw'inyigisho, mu buryo butuma buri muntu wese ayibona akagira ikintu akuramo cy'isomo kandi kizamufasha mu buzima bwose azagenda anyuramo. Mwakoze kubana natwe, nakagaruka. Ciao ciao.